Ikaze ku Umubyeyi magazine. Nkuko mubimenyereye tubagezaho inkuru nyinshi zitandukanye zibafasha kubaho neza ndetse no kugira ejo hazaza hanyu heza. Niba utarakora subscribe yikora nonaha kugira ngo tugumane ku Umubyeyi magazine. Muri aka kanya rero tugiye kurebera hamwe imyitozo siporo wakorera mu rugo ikagufasha kugira ngo inda yawe ikomere, inda yawe ireke gutetema, ireke kuba yoroshye cyane. Iyi myitozo rero iroroshye, ntabwo igoye, ni imyitozo igera kuri 4 wakorera mu rugo, waba ubyutse, waba ugiye mbese kwa kundi uba uri mu rugo. Ntabwo ari imyitozo igusaba kuva mu rugo kugira ngo ugire ahandi hantu ujya gukora. Rero kugira inda nini, inda ubona nyine yayindi kubuza kwambara neza, yayindi kubuza gutebeza, yayindi kubuza mbese ukabona hari ikitagenda kubera ko utakoze imyitozo, kubera ko utakoze siporo igufasha kugira ngo inda yawe ikomere, inda yawe isubirane, inda yawe imere neza. Ndagira ngo mbibutse yuko babandi tujya tubona bafite inda yegeranye, bafite inda ikomeye, bafite inda mbese yakoze umwitozo, nabo baba barafashe umwanya bakitaho, bakabyitaho, bakavuga bati reka dukore imyitozo, reka twiteho, tugire ubuzima bwiza, tugire mbese umubiri umeze neza. Rero nawe byashoboka kugira ngo ugire inda imeze neza, inda ikomeye, inda igufasha gutebeza, inda igufasha kwambara neza ukaberwa. Tudatinze rero nkuko rero mubibonye twatangiye dukora siporo yo gusimbuka umugozi kugira ngo twishyushye, kugira ngo tumere neza, kuko umugozi nawo ni mwiza, uri mu bituma ibiro bigabanuka ndetse umubiri ugashyuha ndetse ukaba souple, mbese ukaba kwa kundi uri capable yo gukora ikintu icyo ari cyo cyose, ibiro bitakubangamiye, umubyibuho cyangwa se ukomeze mu mubiri bitakubangamiye. Umugozi rero nawo uri mu bintu byiza bifasha umubiri wacu kugira ngo ugire forme nziza.
umugozi rero ufite akamaro kanini cyane umarira ubuzima bwacu. Rero hano twe twatangiye ariho dusimbuka kugira ngo dufashe kwishyushya, kugira ngo umubiri ushyuhe ukanguke, tubonereho gutangira izindi siporo zidufasha kugira ngo inda yegerane, inda ikomere, tureke kugira ya nda itetema. Hanyuma rero duharanire kubaho neza ndetse no kugira ejo hazaza hacu heza, twita ku miterere y'umubiri wacu, twita ku buryo umubiri wacu umeze. Tutarasoza rero nkuko mumenyereye, Scarlet Boutique niba yanyambitse niyo iba yanyitayeho, mbese mukabona ko mberewe. Nawe rero ushaka kuberwa, nawe ushaka kumera neza, nawe ushaka kumva wambaye akambaro keza, wumva ukunze, gana Scarlet Boutique, ubasure kuri Instagram page yabo, urebe imyambaro bafite, kandi ibiciro ntabwo bihenze, ibiciro bimeze neza. Hanyuma rero niba utarakora subscribe uyikore, ukoreshe ya, hanyuma tugumane ku Mubyeyi magazine. Murakoze cyane, naho ubutaha. Bye.